Ndabashuje mwese abana b'Imana aho muherereye ku isi hose, mu Rwanda, Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose mu migabane itandukanye. Ndabashuje mu izina rya Yesu nk'uko bisanzwe. Amazina ni Deni Ahimana. Rero nk'uko musanzwe mudukurikirana, turabashimira abana b'Imana mwese mumaze gukora subscribe, mumaze gukora like, mumaze gukora share ndetse na comment. Byanyu byose tugenda tubibona. Imana y'amahoro ibahereza umugisha kandi turabakunda, ndetse tunashishikariza n'abandi batarakora subscribe nabo, ndetse na like ndetse na share na comment. Abo bose tubahaye ikaze kugira ngo babashe kubikora, kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, twumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu, icyo Imana ivugana n'ubuzima bwacu, icyo Imana ivugana n'imiryango yacu, icyo Imana ivugana n'igihugu cyacu, icyo Imana ivugana n'akazi dukora. Imana yo mu ijuru ihereze umugisha kandi bishimire mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi Imana yampaye ijambo kugira ngo ndibagezeho. Ni ijambo riri mu Baroma ibice 9, turasoma umurongo wa 11 tugeze kwa 13. Twumve icyo Imana iganira n'imitima yacu, twumve icyo Imana iganira n'ubuzima bwacu. Imana yo mu ijuru bagirire neza. Hari ijambo rivuga ngo nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, kuko byanditswe ngo Yakobo namukunze naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri iyo ihamagara. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo rero Imana yashatse ko twaganiraho, rivuga ngo umukuru abaye umugaragu w'umuto. Rero ntabwo wabyumva ukuntu umuntu avuka ari mukuru, ariko Imana ikaba yamaze gutoranya umutoya kandi nyamara bari impanga mu nda. Rero umugambi w'Imana ntushingira ku bikorwa byiza cyangwa se ibikorwa bibi. Turabizi neza yuko uyu munsi wa none abantu bagiye gutoranya abandi bareba ku bikorwa byabo byiza. Abakora ibikorwa bibi ntibabatoranye cyangwa se ntibabashyire mu mishinga yabo, ariko Imana yo igiye gutoranya ntabwo ireba ibikorwa by'abantu, amashuri y'abantu, ingano y'abantu, ahubwo yo itoranya ishingiye ku butware ndetse n'urukundo ikunda abantu bayo. Imana rero ifite ibyo ikurikiza mu gutoranya, bidaturutse mu bikorwa ahubwo biturutse kuri yo ubwayo. Imana ubwayo niyo ireba ikamenya uyu muntu iremye imuremeye iki. Ntabwo biturutse rero ku mirimo cyangwa se ku bindi, ahubwo bituruka kuri yo ubwayo, bitewe n'umuhamagaro ihamagaye uwo muntu. Rero niyo mpamvu uyu mwanya wakirira ijambo nawe ubwawe, wumve yuko nubwo wasuzuguwe, nubwo wanzwe, nubwo watawe, nubwo waretswe, nubwo utazamurwa mu ntera, ariko wumve yuko Imana ikurema yakuremanye kugira ngo nawe ubwawe izahindure ubuzima bwawe. Ucyumvira ijambo, Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu rero igihe abana b'impanga ba Rebeka bari bataravuka, batarakora icyiza cyangwa se ngo bakore ikibi, Imana yababwiye iti gakuru azaba umugaragu wa gatoya. Niyo mpamvu rero
ntabwo wamenya icyo Imana yashingiyeho, ariko icyo ishingiraho cyane cyane ni uko iremye uwo muntu, ni umuhamagaro imuhamagaye, ni ubutware bwayo, niko ibishatse, niko ibitekereje, yarangiza ikabishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu rero abana b'impanga baba bari mu nda y'umubyeyi umwe, ariko iyo bagiye kuvuka umugambi Imana ifite kuri gakuru ntabwo ariwo umugambi ifite kuri gatoya. Niyo mpamvu rero Bibiliya niyo ivuga ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma. Iyo bavuze ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma, hari igihe rero abantu bitewe n'uko bashyizweho n'abandi bantu, ugasanga ba bandi Imana yagambiriye yuko aribo bazaba bakuru, aribo bazagira abagaragu, ugasanga ahubwo nibo babaye abagaragu. Niyo mpamvu rero twabirebera ku rugero kuri Dawidi. Imana yaramuremye, avukira mu muryango urimo abandi bana, ariko Imana ishima Dawidi, iba ari we itoranya, ariko hari bakuru be, kandi nibo bari bafite amahirwe yo kuzaba abami, ariko Imana ishima Dawidi. Nawe umwanya uri kumvira ijambo, uko Imana yatoranije Dawidi niko igutoranije mu izina rya Yesu. Kandi twareba no kuri Yozefu nanone bene se bamugiriye ishyari, kandi yari umwana w'umuhererezi, ariko Imana ikajya ivugana na Yozefu binyuze mu nzozi, ukuntu azaba umutegetsi, ukuntu azaba umutware w'umuryango wose. Bamugirira ishyari, baramwanga, bamukorera ibibi byinshi cyane, ariko umugambi w'Imana ntiwava ku buzima bwa Yozefu, n'ubundi biranga aba umutware wabo, aba premier ministre mu gihugu cya Egiputa. Imana ishimwe umugambi w'Imana igufiteho. Nawe nubwo hari abakugirira ishyari bagusubiza inyuma buri munsi, ariko Imana igufiteho umugambi. Iravuga uko yatabaye Yozefu, niko nawe gutabaye mu izina rya Yesu. Aho waba uherereye hose, n'ibyo waba uri gucamo byose, Imana yabirebye, iravuga ngo uri Yozefu. Nubwo waba waranyuze muri gereza, nubwo waba waraciye mu mashyari akomeye, ariko Imana iravuga ngo umugambi gufiteho ugiye urasohoye muri rino jambo mu izina rya Yesu. Twarebera kuri Esiteri nawe ukuntu Imana yamutoranije akaba umwamikazi imbere ya Vashiti, imbere y'abakobwa bose bari bari aho ngaho. Igikundiro cy'Imana kimuzaho. Nawe ubwawe ushobora kumvira ijambo ukaryizera, Imana ikaguhindura Esiteri muri iki kinyejana, muri bino bihe, amateka yawe Imana ikayahindura mu izina rya Yesu. Twarebera no ku rundi rugero rwa Yefuta, ukuntu Yefuta yavukanye n'abandi bana, ariko bakajya bamubwira yuko atari uwo muri uwo muryango, nta n'agaciro hafite, nta n'umugabane hafite, baramwanga, baramwirukana. Ariko umugambi w'Imana uravuga ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma. Imana ihindura amateka ya Yefuta. Arangije agaruka, aje gutsinda Abamediyane, arongera bamuhereza umutware w'umuryango. Niyo mpamvu nawe uri kumvira ijambo umenye neza ubuzima bwawe. Imana hari aho ibukuye, amashuri yawe hari aho Imana yakuye, iyahesheje agaciro mu izina rya Yesu. Muri uwo muryango wakwanze, muri uwo muryango wagutoteje, Imana iravuze ngo ihinduye amateka kandi iguhaye ijambo muri uwo muryango mu izina rya Yesu. Twareba no ku Bisiraheli ukuntu bari mu gihugu cya Egiputa, bakanga, bagatotezwa, bakanga urunuka, ariko igihe cyarageze Imana yibuka isezerano yagiranye n'Abisiraheli, irabatabara, yumva gutaka kwabo. Nawe ubwawe Imana yo mu ijuru yumvishe gutaka kwawe, kandi iragusubije mu izina rya Yesu. Igukuye mu maboko y'Abanyegiputa, igukuye mu maboko y'abanzi bawe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze mu izina rya Yesu. Abantu rero iyo bagushyize inyuma, nta kindi kintu baba bagukoreye, baba bagushyize inyuma nk'ipine rya reserve ku modoka. Ipine rya reserve burya rigira agaciro yo polisi barijije shoferi, bakareba nimba iryo pine rya reserve rihari, ritangira kugira agaciro rero iyo polisi ribajije, cyangwa se
iyo ipine ryagendagayo ryatobotse cyangwa ryagize ikindi kibazo, nibwo bitabaza rya pine. Rero abashize ubuzima bwawe aho ngaho, Imana igukuyeyo mu izina rya Yesu, kandi Imana igufiteho umugambi mu izina rya Yesu. Ibyo bagukoreye byose bitaye agaciro, kuko bagushyize aho hantu ntibashyigikira. Bene abo bantu ntabwo bajya bashyigikirwa n'abandi bantu, ariko Imana ikagumeza umugambi wayo, ikigambire ku buzima bwabo kigakomeza. Ntibazamurwa mu ntera. Niba utarazamuwe mu ntera, wumve yuko muri no jambo Imana irakuzamuye mu ntera mu izina rya Yesu, kandi ntabwo washyigikiwe n'abantu. Imana ije kugushyigikira mu izina rya Yesu, kuko nushyigikirwa n'Imana uzagera mu bushake bwawe, uzagera mu mugisha wawe, uzagera mu masezerano yawe, kuko Imana igufiteho umugambi mu izina rya Yesu. Kandi abana abo ngabo iyo bari mu bandi, nubwo baba bakorana, ntabwo bahabwa umwanya ngo babashe kugaragaza umuhamagaro wabo, ariko Imana y'ubwayo nibaha agaciro, kandi ije kuguhereza agaciro mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka Imana ari wowe wagutoranije, niwe ugiye kukuzamura mu ntera, kuko yaguhamagaye akagutoranya. Bibiliya yaravuze ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, guhindura umuhanuzi uhanurira amahanga, nkukoze ikara ryaka ku munwa. Ndagutoranya, ndaguhamagara, ngushyira hejuru y'abami n'abatware n'ibihugu, ushyiraho kurandura no gusenya no kurimbura no kubika no kubaka no gutera imbuto, kuko nibyo Imana yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 10. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Muri iki gihe rero Imana irashaka gukorana na bene aba bantu bicishije bugufiya, bemeye bakihangana. Abo ngabo nibishaka ko ibatoranya, yarangiza ikabahereza umurimo wayo. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi gutoranya mu izina rya Yesu, kugira ngo uhinduke umucunguzi, kugira ngo uhinduke umuntu uzana ibisubizo by'ibibazo byananiranye mu izina rya Yesu. N'iki Imana ikugambiriyeho, kuko Abisirayeli babajije Yesu ngo ninde uzaba mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Yesu arababwira ati, ushaka kuba mukuru mu bwami bwo mu ijuru ahinduke nk'umwana mutoya. Umwana mutoya ntawe yanga, umwana mutoya aba yumva nta kibi yifuriza abandi. Imana yo mu ijuru gutoranya nk'umwana mutoya mu izina rya Yesu, kandi igushime mu izina rya Yesu. Abashaka ubwiza n'icyubahiro bishakishe gukora ibyiza badacogora, niko Imana yavuze mu Baroma ibice 2 umurongo wa 7. Niba rero nawe uri kumva iri jambo, ukaba wumvaga nawe ubwawe uri uw'imbere, ukaba hari ibyo Imana yagushinze, ukaba uhagarariye abantu, ugahagararira ibintu, ukaba wumva udashaka kuba uw'inyuma, nawe ubwawe Imana yo mu ijuru irebe icyifuzo cyawe, umenye neza yuko Yesu ari we mukuru kukuruta, kandi ari we wagushyize muri izo nshingano, kuko nta butware butava ku Mana. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, kandi uhe agaciro abo boroheje uyoboye, abo ngabo baciye bugufiya. Umenye neza muri abo ngabo yuko hari uwo Imana yahaye imbuto, washobora gukora ikinyuranyo cyananiye abo bakomeye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Iryo banga nurimenya, Imana yo mu ijuru iraba ishyigikiye ubuyobozi bwawe, iraba ishyigikiye kampani yawe, iraba ishyigikiye umurimo wawe. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Impamvu rero bagushyize inyuma nk'ipine rya reserve, ntabwo ari umugambi w'Imana, ahubwo ni umugambi wa Satani afite, kugira ngo igihugu kidatera imbere, kugira ngo umuryango udatera imbere, kugira ngo iyo kampani idatera imbere, kugira ngo urwo rugo rudatera imbere. Rero ibyo ngibyo byose numara kubihishurirwa, ukamara kubimenya, uramenya neza yuko muri abo boroheje nta muntu utagira agaciro, nta muntu utagira icyo amarira undi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ibyo ngibyo nubimenya, uragera mu mugambi w'Imana. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe kiraba gisohoye mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Watewe amabuye, ariko wibuke yuko igiti gifite imbuto nziza nicyo giterwa imijugujugu, nicyo giterwa amabuye. Rero umenye neza yuko ibyo byose
byakugezeho ariko urihangana, ariko ucyumvira ijambo. Imana yo mu ijuru iravuze ngo ihinduye amateka yawe, ihinduye agaciro kawe, iguhaye ijambo aho ngaho wariburiye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo mpamvu rero ibyo abantu batakurebamo, Imana irabikurebamo, kandi igihe kirageze kugira ngo Imana yishure uriwe mu izina rya Yesu, kandi abantu bazamenya neza yuko watoranijwe n'Imana kandi wahamagawe n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro, kandi Imana yaguhamagaye, Imana yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, igufiteho umugambi kuruta uw'abantu bagufiteho. Niyo mpamvu rero wasubijwe inyuma, warakomanze, ubu uri gukingurira, urahamagara ntihagire ukumva, ariko uhereye umwanya imiryango irakingutse mu izina rya Yesu. Haleluya! Imiryango irakingutse mu izina rya Yesu, kandi Imana igufiteho umugambi mu izina rya Yesu. Uhereye umwanya amateka yawe arahindutse. Uhereye isaha, kubera ko wahisemo iyi video kuyireba, ubu ni ubutumwa bwawe uvuga ngo n'ubwundi, ahubwo izere. Uhereye umwanya abatagusuhuzaga bagiye kugusuhuzaga, abatagusuhuza bagiye kugusuhuza, kubera ko Imana iguhaye icubahiro watakaje, waburiye mu bantu. Ni iki guhaye mu izina rya Yesu, kandi izo ntambara uhagazemo Imana irakurwaniriye mu izina rya Yesu, izishyizeho iherezo. Uhereye umwanya kageze iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero kubw'ubu butumwa wumvishije, Imana yo mu ijuru ikuzaniye, nimba ufashijwe n'iri jambo, ndongera nkakwibutsa yuko ugomba kumenya yuko iyi channel ari yawe, Marayika w'Uwiteka TV. Ntugacikwe buri cyumweru, ntugacikwe, kandi ukore subscribe nkuko twabigusabye, ukore like ndetse na share ndetse na comment, kandi Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Urabadufashije gukorera Imana, Imana yo mu ijuru kugire neza. Ndabigusengeye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo Imana yo mu ijuru yujuje ijambo ku buzima bwawe, mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.